bambwira ngo umuntu ufite Imana muri we niwe mukire. Beretse Imana icyubahiro, niwe ukize. Hanyuma mbibutse ijambo rikomeye, ni ijambo rivuga ngo ahantu Imana itari ijya ibasha kwimura imisozi itabimenye, ijya yimura amataje atabimenye, ijya yimura ibibanza bitabimenye. Uwari uri hejuru agasanga ari hasi, uwari uri hasi agasanga ari hejuru. Imana irambwira ngo mbwirire abantu ngo ubukire ni umwuka. Iyo Imana yimutse kukomeye n'ubukire bujya bwimuka. Iyo Imana yimutse ikagana kuworoheje, ubukire bujya bwimuka bukadepansa bukajya kuworoheje wari usuzuguritse imbere y'abakomeye. Yamamare Yesu, yamamare. Imana iyo yimutse amafaranga ajya yimuka, kuko iyo yahamagaye asanga Imana aho yimutse, aho yicaye niho yicara. Aho Imana yicaye niho ubutunzi bwicara, aho Imana yicaye niho ubuzima bwicara, aho Imana yicaye niho imibereho yicara. Waba ubyumvise ngo utere haleluya, haleluya, haleluya. Maze Abisiraheli bizangwa n'Uwiteka. Uwiteka abahana mu maboko y'Abafilisitiya. Uwiteka abahana mu maboko y'Abafilisitiya, abatanga mu maboko y'Abafilisitiya, abatanga mu maboko y'abapagani, abatanga mu maboko y'abanyabyaha, abatanga hirya no hino. Yimura ibyo yari yarabapangiye, yimura misiyo, yimura umugambi, yimura ibitekerezo, abihereza ababisha babo, abihereza ababisha b'Abisirayeli. Kandi aba bantu babanaga n'Imana, bagendanaga n'Imana, bakoranaga n'Imana, ariko birengagiza ijambo Imana yababwiye, bayirengagiza ijambo Imana yabavuzeho. Imana ibonye ko bibagiwe, Imana ibonye ko bibagiwe, Imana irabatanga, irabahana, irabatererana, baratatana, banyura hirya no hino, batangira kubabazwa bitari ngombwa, batangira kurira bitari ngombwa, batangira gukena bitari ngombwa. Kandi nta muntu uba mu nzu y'Imana ubundi ujya ukena. Oya da, umuntu uba mu bwami iby'ubwami bwose biramuyoboka. Nta muntu wakoreye Imana akennye. Kandi mbibutse ngo imirimo yose y'uburetwa ni ibihano by'abantu basuzuguye Imana. Umuntu wakoreye Imana ntago akora uburetwa. Umuntu wakoreye Imana akora ibyiza. Umuntu wakoreye Imana ntago avunika. Umuntu wakoreye Imana diporome ye itandukanye n'izindi. Umuntu wakoreye Imana, munkorere mu kiganza mumbwirire ngo n'imyambarire igihinduka, imyicarire igihinduka, icyubahiro kijya gihinduka. Iyo wakoreye Imana neza ugendana n'Imana, iyo wakoreye Imana ubana n'Imana. Aho Imana yicaye nawe niho wicara, aho Imana irara nawe niho urara, aho Imana ituye nawe niho utura. maze Abisiraheli bongera gukora ibyangwa n'Uwiteka. Abisirayeli bongera gukora ibyangwa n'Uwiteka. Uwiteka bahana mu maboko y'Abafilisitiya. Hanyuma ngiye kugukoresha cyane kuko uyu munsi Yesu yakugabiye, yakugiriye neza. Umwuka ugiye gukoresha Yesu yaguhaye insimbura mu by'isi. Munkoreye mu kiganza mubwire ngo Yesu ari guhemba mu by'isi. Yesu ari guhemba
arahemba, kuko uyu munsi yamwiriwe imbere yamuhembye. Niko gahunda imeze rata. Komeza. Komeza mukobwa wanjye. maze abisirayeli bongera gukora ibyangwa n'Uwiteka, abahana mu maso y'Abafilisitiya, Uwiteka abahana mu maso y'Abafilisitiya, abahana mu maboko y'Abafilisitiya imyaka 40. imyaka 40 ingahe? 40. Imyaka 40. 40 barababaye, 40 bararize, 40 barashavuye, 40 babye amatafari, 40 bahinze imirima y'ingano, 40 yabaye 40 bambaye nabi, 40 baraye nabi, 40 bariye nabi, 40 barataka, 40 barababara, ariko Imana iri mu ijuru irabareba. Ariko muri 40 buri mugabo yarahuritse, umubyeyi arahurika, umukobwa arahurika, umusore arahurika muri 40 ye. Komeza ma. Duhereze Imana icyubahiro. Hari umugabo wo mu isoko y'ubugingo, hari umugabo wo mu isoko y'iki, hari umubyeyi wo mu isoko y'iki, hari umukobwa wo mu isoko y'iki, hari umusore wo mu isoko y'iki. Dukomere Imana amashyi niba uri kubyumva cyane. Uwowe yarahari, uwowe yarahari, ku wa kane yarahari, isaa 9 yarahari, kuva mu gitondo yarahari. Imana irareba ibona mu isoko y'ubugingo ko hari umuntu urimo ukeneye ubutabazi. Imana iramureba, Imana iramureba. Komeza. Nuko hari umugabo w'isora, wo mu muryango w'Abadani, yitwaga Manowa. Umugore we yari ingumba, itigeze kugira gute? Itigeze kugira gute? Mungore mu kiganza umubwire ngo ubugumba umazemo igihe Imana irabubonye. Ubugumba umaranye igihe bw'ubukene, iyi Imana iri mu ijuru yarabubonye. Gukena nabwo ni ubugumba. Ijambo ni ubugumba. Imana iguhe umugisha, kandi data wa twese agukureho ubugumba umazemo igihe. Imana y'amahoro iguhe gutwita, kandi uyu munsi ndumva Imana imbwiye ngo Imana imanuye isezerano. Imana iguhaye gutwita, kandi ndo wari umaze gutwita Imana iguhaye kuyibyara. Akira igitangaza Imana itanze. Nuko hano umugabo w'isora, wo mu muryango w'Abadani, umugore we witwaga Manowa. Umugore we yari ingumba, itigeze kubyara. Marayika w'Uwiteka itigeze kugira gute babyeyi? Itigeze kubyara. Yari ingumba, yarageze kure, yarageze mu zabukuru, yari amaze igihe asenga, ariko bamurebana ubugumba. Yari amaze igihe aririmba, bamurebana ubugumba. Yari amaze igihe agenda, bamubonamo ubugumba. Yari amaze igihe yicaye, bamurebana ubugumba. Yari amaze igihe acuruza, ariko bakareba ahakorera bakabona ubugumba. Nta mwana wari uhari, nta cyiza cyari gihari, nta cyakine iwe mu rugo rwe, nta cyahatambaga. Yari ingumba, ntiyabyaraga, ntiyungukaga. aho kugira ngo yunguke yarahombaga. aho kugira ngo yambaraga ibikuburano. Ariko Imana iri mu ijuru yarebye ubugumba igihe ugendana nabwo. Imana iri mu ijuru yarebye umubabaro umaze igihe ugendana. Urugo rwawe Imana yarurebye, umuryango warabuze ngo uri ingumba, Imana yarabirebye. Imana yamanutse gushyiraho akadomo. Amen. Tuzikirize mu izina rya Yesu. Iryo ni ijambo rya nyir'ijambo, nongere mbibutse ngo
iyo umuntu atigeze abyara aba ari ingumba nyine, kandi ingumba isobanura inshike, asobanura inshike. Hari abakureba bakabona ko ntacyo uzamarira umuryango, hari abakureba bakabona ntacyo wahindurira umuryango, hari abakureba bakabona amateka atazahinduka. Ariko muri iri teraniro ndagutangariza ijambo rivuga ngo Uwiteka Imana nyiribihe, ubugumba umazemo igihe, isura bakureberamo datarabihinduye, datarabihinduye, datarabihinduye. Je le paye ne volestance, je le crois talabinistivo ne stekita pa, je ne takwa umwami. Mana iguhe umugisha, kandi uyu mwanya Imana igukureho izina ribi umazemo igihe, ubugumba bwakugenzeho Imana ibugukureho mu izina rya Yesu. Akira kugenda isi niko Imana ivuze. Duhereze Imana icyubahiro, duhereze Imana icyubahiro. Akira kugenda isi niko data avuze, niko anko avuze. Kandi iyi si ugiyemo hari ibihugu 4 mbonye imbere yawe, data aguhaye gusoromamo uwo mugisha. Marayika w'Uwiteka yiyereka uwo mugore, aramubwira ati dore uri ingumba wigeze kubyara. Uri mu kiganza umubwire ngo marayika yagusuye, marayika akugezeho, marayika yakugezeho. Muri munsi wa none akira kubonekerwa na marayika. Umaze igihe ubona ababoneka ku buzima bwawe ari abanyamagambo, ababoneka ku buzima bwawe ni abakurwanya, ababoneka ku buzima bwawe ni abagusebya. Ariko marayika uzanye amagambo meza yagusuye, yakugendereye. Uwo marayika yatumwe iwawe, niwe utugutumweho. Marayika w'umucyo niwe waje. Marayika w'Uwiteka yiyereka uwo mugore, aramubwira ati dore uri ingumba wigeze kubyara, uzasama inda, ubyara umwana w'umuhungu. Ubyara umwana w'iki? Itandukaniro Imana itanze nuko Imana iguhaye gutwita igisubizo cy'isezerano, igisubizo na stafobe. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo inda utwite, inda ugiye kubyara ni inda y'amasezerano ugiye kubyara. Haleluya! Icyo umuryango wari witeze ugiye kubyara, ibyo umuryango washakaga ugiye kubyara, agaciro k'umuryango ugiye kwakira, igitangaza cy'umuryango. Umuhungu hari icyo ashushanya, hari icyo umuhungu ashushanya. Imana iguhe umugisha, kandi nestivo detaya utwite kandi ubyare igisubizo kizatuma umuryango ukwemera. Kandi iki gisubizo nevoasiri kigukuye ku ntebe wari umaze igihe wicayeho, kirakwimuye kikwicaje ku yindi ntebe. Takuwa nestivo detaya. Kandi data wa twese arambwiye ngo ninkubwire ngo impundu ziravuze. Tuhereze Imana icyubahiro. Muretse mudababwira igihe muyazanira, ndababwira igihe muyazanira. Ayo muhemu yasubijeyo, ndababwira igihe muyazanira. Komeza, ndababwira igihe ari buzire. Nuko ndakwinginze wirinde kunywa vino, wirinde kugira gutema. Wowe uhawe isezerano, Imana irimo iratanga amasezerano. Mungore mu kiganza umubwire ngo akira kwakira isezerano, mubwire ngo niwakira isezerano. Kandi Imana yo mu ijuru, Imana imanukanye icyo bita igihango. Ni umurage mugiye kugendana, ni umurage mugiye kugirana n'Imana. Iki ni igihango Imana iguhaye. Amasezerano y'Imana, imigisha y'Imana itonyanga mu nzu yayo.
hanyuma aho waje kuvoma, waje kuvomera ahantu muri pozisiyo Imana iri gukoreramo, waje kuvomera muri pozisiyo aho Imana ikorera. Hanyuma Imana itanze amasezerano, hanyuma iramubwira ngo wowe nubwo batabyemera, nubwo batabyumva, nubwo ushidikanya, ariko ugiye kubyara umwana, ugiye kubyara umwana, ugiye kubyara umwana. Abatigeze bamubona amaso yabo azamureba, abatigeze bamwumva amatwi yabo azamwumva, abatigeze bamwumva akanwa kabo kazamuvugisha, abatigeze babibona. Amaso yawe agiye kureba ububyaye, amatwi yawe agiye kumva igitangaza, amatwi yawe, akanwa kawe, amaso yawe byose Imana ibimaniyemo ibyishimo. Duhereze Imana icyubahiro, twihere Imana icyubahiro cyane. nuko ndakwinginze wirinde kunywa vino cyangwa igisindisha, kandi ntukarye ikintu cyose gihumanya, kuko ntukarye igihumanya. Imana igiye gutanga umugisha, maze uyu mugisha Imana itanze ntimuzawuvangemo ibindi. Uyu mugisha Imana yamanuye ntimuzawuvangemo ibindi. Uyu mugisha Imana yamanuye tuvuge ngo amena. Ni umugisha usobanutse, ni umugisha ugiye gusobanura ubuzima bwawe, ni umugisha ugiye kugutandukanya. Haleluya! Uyu mugisha Imana yamanuye utandukanye n'ibyo bakureberagamo. Uyu mugisha ugiye guhindura izina ryawe, uyu mugisha ugiye guhindura ingendo yawe, uyu mugisha ugiye guhindura intambuko yawe. Ingendo irahinduka, imvugo igahinduka, imyambarire igahinduka, imigendere ikagenda, ijambo rigahinduka. Tuvuge ngo amen. N'ijambo rijya rihinduka, ijambo ry'Imana jewe sinzarireka, ijambo ry'Uwiteka iryo niryo ryatuzuye, ijambo ry'Imana niryo rizura, ijambo ni inyundo, ijambo ni inyundo ibasha guhondagura ibiri imbere ukabasha gutambuka. Ndakumva kuko uzasama inda ukabyara umuhungu, kandi ntihazagira umwogosha, ntazagira umuntu uzagira gute, ntazagira umuntu uzagira gute, umwogosha. Duhereze Imana icyubahiro. Nkorera umuntu mu kiganza umubwire ngo umwana ugiye kubyara atandukanye n'abo wabyaye. Umwana Imana itanze, umugisha Imana itanze atandukanye n'abo wabyaye, atandukanye n'abo wagendanye nabo, atandukanye. Igitangaza ugiye guterura gitandukanye n'ibyo wateruye. Hari difference, hari itandukaniro ry'uyu mwaka n'imyaka itambutse. Hari itandukaniro ry'uku kwezi kwa gatandatu. Mumbwire ngo bibaye mu kwa gatandatu, bibaye mu kwa gatandatu. Niba ubyumvise uhaguruka utere haleluya. So bibaye mu kwa gatandatu, bibaye mu kwa gatandatu, bibaye mu kwa gatandatu, bibaye mu kwa gatandatu, bibaye mu kwa gatandatu. Komera. Bazikirize mu izina rya Yesu, bazikirize mu izina rya Yesu. Yesu, haleluya. Mu kwa gatandatu sha, muri uku kwa gatandatu, haleluya. Muri uku kwa gatandatu mu biganza umubwire ngo Emmanuel yamanutse. Bivuga ngo Imana iri kumwe natwe. Emmanuel yamanutse mu bana bawe, yamanutse. Emmanuel yamanutse. Bivuze ngo Imana iri kumwe natwe hano hantu, Imana iri kumwe natwe hano hantu. Ikiri muri wowe nicyo kigenda isi, ikiri muri wowe kigutegeka aho ugomba kuba, kiri
kiri muri wowe kigutegeka aho ugomba kwicara, kiri muri wowe nicyo kigusobanura. Komera Imana amashyi menshi cyane. Ikiri muri wowe. Kurira kwararira umuntu nijoro, bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Munkorere mu kiganza umubwire ngo impundu ziravuze. Ahari amarira Yesu ashyizeho impundu, ahari umuborogo Yesu ashyizeho inyinya. Jele waraba resanse. Iyo umuntu afite inyinya arayirata, kandi inyinya ni nziza. Mubwire ngo Imana iguhaye inyinya. Imana iguhaye inyinya, kandi inyinya Imana itanze uwo ari we wese azaharanira kuyireba, zaharanira kuyireba, zaharanira kuyireba, zaharanira kuyireba, zaharanira kuyireba. Buri uwo ari we wese, ari uwakurwanyije, ari uwakuvuze nabi, ari uwaguhagurukiye, inyinya Imana itanze buri muntu uwo ari we wese azaharanira kuyireba. ahereye akiva mu nda ya nyina, uhereye akiva mu nda ya mama we azapfira ukageza aho azapfira, kugeza igihe azapfira. nuko Manowa yinginga Uwiteka, nuko Manowa yinginga Uwiteka ati Nyagasani, ati nyakubahwa, ndakwinginze, nyakubahwa, ngo uwo muntu w'Imana, ndakwinginze. Isengesho wasenze ryumviswe, isengesho wasenze data yaryumvise, data yaryumvise. Twamukomera amashyi. Warisenze ukiri iwawe, warisenze ukiza, warisenze ukigera mu nzu y'Imana. Umva mesaje itavangiye, Imana yaryumvise. Hanyuma noherezwe muri marayika waze kuguhesha ibyawe. Njyewe naje muri marayika waje kuguhesha ibyawe. Hanyuma wakire guhaguruka ugenda isi, ugenda isi, wigendera isi. Hanyuma uyu munsi ugiye kudepoza buri mwana, ugiye kugenda, Imana igiye kuguha kudepoza, kudepansa buri mwanzi wawe wese. Umwanzi wawe aho yabonye kutazagera, Imana iguhaye kuhadepansa, kandi uramusize. Icya kabiri Imana ikoze, ugiye kwakira ibyo abanzi bawe batakiriye, ugiye kwakira iby'agaciro. Waba ubyumvise ngo uhaguruke utere haleluya. Uzi ko mbonye umubiri umanuka mu ijuru, nkabona witera hejuru y'abantu. Hanyuma Imana yimuye n'ubuzima. Imibereho wari urimo Imana irayimuye, imibereho wari urimo Imana irayimuye, imibereho wari urimo Imana irayimuye. Hanyuma ngo utangarize ngo n'ibiro wari ufite Imana yabyimuye, Imana yabyimuye, Imana yabyimuye. nuko Manowa yinginga Uwiteka, Manowa yinginga Uwiteka, Nyagasani, Nyagasani, ndakwinginze ngo uwo muntu w'Imana, ndakwinginze ngo uwo muntu w'Imana watumyeho yongera agaruke muri twe. yongera agire gute? Yagaruke muri twe. Yongera agire gute? Umukore mu kiganza umubwire ngo aragarutse marayika, marayika aragarutse. Nakubwiye ngo iki nicyo gihe Imana ije guhura nawe, iki nicyo gihe Imana ije gukoreramo, iki nicyo gihe. Amahirwe ya kabiri Imana irayazanye, amahirwe ya kabiri Imana yayazanye. Yongera agaruke, yongera agaruke. Mumbwire ngo Yesu yagarutse, yaje kwirebera, yaje kwirebera, yaje. Yesu yiyiziye, wa mubyeyi we yaje, wa mugabo we yaje, yamwohereje, yaje kandi yabizanye.
yabise byaje. Mungore mu kiganza umubwire ngo bikugezeho, 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 byakugezeho. Akazi kamaze kukugeraho tayari. Yavivuye yavivuye. Abana bakugezeho, ubucuruzi bwakugezeho, imyambaro yakugezeho, gukorera mu mujyi byakugezeho, kujya hanze byakugezeho, indege yayizanye, i Kanombe yahateguye, Yesu yabizanye, byakugezeho, byakugezeho, byakugezeho. Icyo washakaga cyakugezeho. Marayika w'Imana, marayika w'Imana abonekera ababyeyi ba Samusoni, abonekera ababyeyi ba Samusoni. Marayika w'Imana abonekera ababyeyi bari muri iri teraniro. Marayika w'Imana, buri mubyeyi wese uri muri iri teraniro, marayika yamanutse kugira ngo amwiyereke. Imana ishimwe. Kandi uyu marayika agusanze kuri teri aho wari wibereye, aho wari wicaye niho uhuriye na marayika, aho wari uryamye niho uhuriye na marayika, Imana ishimwe. aho wari uhagaze niho uhuriye na marayika. Tumukomere amashyi cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo yoherejwe, ni wowe yaziye, Imana ishimwe. ni wowe yaziye, Amen. yaje, yaje, yaje. Uyu munsi ateguye Hategekimana Eutine, wamurebesha amaso ukabona ari mugufi, ariko marayika we ni mugabo. Marayika uri muri we ni mugabo, abasha kunyeganyeza byose. Namaze kureba icya kabiri ndikuza, numvise Imana inganiriza, iranganiriza cyane, imbwira amagambo akomeye cyane. Reka mubwire amagambo akomeye Imana yambwiye, yanganirije ngeze hariya Kimironko. Nari ngezeho, nari ngeze Kimironko, ubwo niho nari mpagaze. Imana yambwiye ngo umukire si ibintu, umukire si imitungo, umukire si ukugira amafaranga menshi kuri konti, umukire si imiryango myinshi. Imana yambwiye ngo umukire ni umwuka. Umukire ni umwuka. Hasigaye gutangaza, hasigaye gutangarizwa itariki ya kontara, itariki ya kontara iyo niyo isigaye. Hasigaje gutangarizwa itariki ya perime, igihe cyo kujya kuyikorera. Hasigaye gutangarizwa, hasigaye gutangarizwa, hasigaye gutangarizwa igihe cyo guhura na noteri. Hasigaye gutangazwa. Duhereze Imana icyubahiro. Waba ubyumvise ngo uhaguruke utere haleluya rata. Mukore mu kiganza umubwire ngo karindwi. Hanyuma Imana yambwiye ngo babogoshe imigabane yanyu yose yari yaragiye, abadayimoni bari barayitwaye, ariko Imana yo mu ijuru irambwira ngo iyo migabane yanyu yari iri mu maboko y'Abafilisitiya, ariko Imana y'amahoro, umwana w'isezerano, Imana yaguhaye uyu wabisya, agiye kugarura byose ibiri mu maboko y'Abafilisitiya. maze aramubwira ati wapfa Samusoni, wapfa Samusoni, Abafilisitiya baramusumira, arakanguka yibwira ko yisohokera, arakanguka nk'ubundi, yigira ko asohoka nk'ubundi.
agira ngo arabikora nka mbere, agira ngo aragenda nka mbere. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana yari yaraguhaye amasezerano, urangije uyavamo, urangije uragwa. Niyo mpamvu ibyo byose byari byarakwinjiriye, niyo mpamvu ibintu byose byari byaranze. Abafilisitiya bari barakugizeho ububasha, wagendaga uzi ko byemera, ariko byari byaranze. Ariko kubw'uyu munsi w'iri teraniro, Imana yatanze amahirwe ya kabiri. Arasohoka Samusoni, maze aramubwira ati wapfa Samusoni, Abafilisitiya baragusumba. Arakanguka, yibwira ko yisohokera nk'ubundi acika ariko yari atazi ko Uwiteka yagize gute, yamuretse. Hanyuma mwashakaga Imana mutazi ko Imana yimutse. Yari yarimutse ariko Imana yagarutse. Yari yaragiye ariko Imana yagarutse. Nababwiye ngo ni rimwe na rimwe Imana ijya igaruka, ni rimwe na rimwe Imana ijya igaruka. Uyu munsi rero Imana yagarutse, kuwa kane Imana iragarutse, aya masaha Imana yagarutse. Komera Imana amashyi menshi cyane. Imana yakugarutseho, Imana ije kugarura ibyawe. Hanyuma mbonye uyu mweyi yari yicaye, aho uyu mugabo yari yicaye niho Imana imanukiye guhindura amateka. Niho Imana yamanukiye, ni mu murima wayo, mu murima Imana ihingamo. Aho wicaye, aho waje guhinga, akira umwero w'ibyo wahinze, umusaruro w'ibyo wahinze, akira umusaruro w'ibyo wahinze. Komera Imana amashyi menshi cyane. Hanyuma aho rekera ngaho gasozi. nuko umugore we ahuta yiruka ajya kubwira umugabo we ati wa mugabo wazanye ejo bundi yongeye kunyiyereka, yongeye kugira gute. Mungore mu kiganza umubwire ngo n'utari ubizi arabimenye, utari ubizi arabimenye, utarakubonye arabimenye, utarakumvise arabimenye. Imana igukoreye igitangaza gituma buri muntu wese abimenya. N'uwo mu ntara arabimenye, uw'i Karongi arabimenye, uwo mu Mutara arabimenye, uwo mu Majyaruguru arabimenye, uwo mu Majyepfo arabimenye. Imana igukoreye igitangaza kigiye kumenyekana na buri muntu uwo ari we wese. Manowa arahaguruka akurikira umugore we, asanga uwo mugabo aramubaza ati mbese ni wowe wavuganaga n'uyu mugore? nawe ati ni njyewe. Hanyuma duhereze Imana icyubahiro, duhereze Imana icyubahiro, duhereze Imana icyubahiro, duhereze Imana icyubahiro. Hanyuma Imana yo mu ijuru yavuganye nanjye ikintu gikomeye. Imana yambwiye ngo mbabwire aya magambo. Hari abantu benshi Imana yabwiye amasezerano menshi, hanyuma bamwe basohorezwa amasezerano. Bamaze gusohorezwa amasezerano, tuvuge ngo amen, tuvuge ngo amena. Hanyuma ntibaza gushima Imana. Abandi ni Steve the Tire, Imana yabera. Abandi bava mu nzu y'Imana, abandi Imana yagiye ivugana namwe ibintu byinshi cyane. Ariko nagira ngo mbabwibutse ko ikitambo mwemereye Imana, Imana yambwiye ngo ni Steve the Tire. Uyu ni wo munsi wo gusohoza icyo mwavuganye n'Imana. Uyu ni wo munsi wo gusohoza icyo mwavuganye n'iki. Duhereze Imana icyubahiro, duhereze Imana icyubahiro, duhereze Imana icyubahiro. Hanyuma uwo ni uwa mbere uri muri iri teraniro. Hanyuma Imana icyubahiro, duhereze Imana icyubahiro, duhereze Imana icyubahiro. Hanyuma kuri 16, igice cya 16 cy'abo bacamanza, duhereze Imana icyubahiro. Imana yambwiye ngo uyu munsi Imana imejeje agasatsi kose bakogosha.
umusatsi wose abafilisitiya bakogoshe Imana irawumejeshe, ibyo bagutwaye Imana irabigaruye, agaciro bakwambuye Imana iragatanze. tuvuge ngo amena, haleluya, haleluya. duhereze Imana icyubahiro. umwana wabyaye afashe buri kintu cyose. isezerano risohoye rigaruye ikintu icyo ari cyo cyose, icyo abadayimoni batwaye, icyo abarozi batwaye. si 19 waba usomye umurongo wa 19 kwihereye si icyubahiro. hanyuma umuntu washakaga 16 guhabwa umugisha n'Imana, umuntu washakaga kugira icyo akora, hanyuma iryo turo ngaho narizane, muhaye uburenganzira. amen. 19 ariko ndi imbere y'Imana njyewe kuriya ntagukomeye. nari nkubwiye ngo n'uwakwanze agiye kuza uzamuhe ku mugisha Imana itanze, n'uwakurwanyije agiye kuza uzamuhe ku mfura za Beneri Imana itanze, uzamushyire mu kazi Imana itanze. hanyuma iyi Mana yaje kandi yatinze, hanyuma iyi Mana yaje kandi yatinze. ndagira ngo ngutangarize itangazo rikomeye. hanyuma umushinga wari ufite Imana iguhaye kuwusohoza amahoro, kandi uyu mushinga rezere benesansoma. hanyuma hari abantu bari muri iri teraniro Imana imbwiye ngo bicaranye amakampani, Imana irayafunguye, Imana irayasinyuye, Imana ibahaye kujya muri ayo makampani yanyu. hanyuma uwakusebeje n'uwakurwanyije uzamwicaze muri kampani, arye ku mutungo iguhaye, arye ku mafaranga Imana iguhaye. Imana icyubahiro, duhereze Imana icyubahiro. kandi numara kwica muri ibyo, kubaka amazu menshi, n'uwabonaga ko utazikamira n'ay'imbwa, uzamuha umuryango wo kubamo, uzamucumbikire nk'umwaka, uzamucumbikire nk'ukwezi. haleluya. mubwire ngo ku Mana twakurikiye hari byose. Yesu uri mwiza, kuko uwo mwana azaba umunaziri, azaba umunaziri ahera akiva mu nda ya ahereye akiva mu nda ya nyina, uhereye akiva mu nda ya mama we, kandi niwe uzatangira ukiza Abisiraheli amaboko y'Abafilisitiya. hanyuma korera umuntu mu kiganza umubwire ngo Imana igukijije urubwa rw'umuryango, Imana igukuyeho urubwa umuryango wavutsemo bagushyizeho, Imana igukuyeho urubwa aho washatse bagushizeho, Imana igukuyeho urubwa, Imana igukuyeho urubwa wagendanaga, Imana igukuyeho. waba ubyumvise ngo uhaguruke utere haleluya, haleluya. Yesu. urubwa wagendanaga Imana irugukuyeho. kandi nagira ngo utangarize itangazo ngo urusyo bakwikoreje Imana irutaye hasi, igikomere wagendana Imana igitaye hasi. haleluya. komera Imana amashyi menshi cyane. ngorera umuntu mu kiganza umubwire ngo Imana iri mu gihe cyayo ku buzima bwawe, Imana iri mu gihe cyayo. uyu mwanya Imana yaje mu kazi, Imana yaje mu kazi mu buzima bwawe, Imana yaje mu kazi, Imana yaje gutangirana nawe muri misiyo n'akazi n'Imana. urahari data, urahari data, urahari data. uyu mubyeyi yagendanye igikomere cyo kuba ari ingumba, abagendana igikomere, umugabo yitwa ingumba kandi nta mugabo uba ingumba, ariko Imana irabireba, Imana irabireba iravuga ngo nta mugabo ugomba kuba ingumba. bibutse ko umugabo ari umutwe, nta mugabo uba ingumba. ubushomeri burarangiye. hereza Imana icyubahiro, hereza Imana icyubahiro.
agaciro k'umugabo amenya ko umugore akeneye kurya, amenya ko umugore akeneye kwambara, amenya ko abana bakeneye kwiga neza, abakeneye ko abana bajya mu mashuri. Ongera umubwire ngo Imana iguhaye agaciro, isi yakwambuye Imana itanze agaciro, imiryango yakwimye Imana ikwambuye, Imana itanze agaciro. Imana itanze agaciro, Imana itanze agaciro. Nta mugabo w'ingumba. Twihere Imana icyubahiro yamamara. Imana yarebye n'ubugumba bwo mu mafuka, Imana yarebye ubugumba bw'amadiporome nabonaga mwamanitse, ibyo mumaze igihe mumanitse, marayika yabimanuye. Akira kwinjira mu mugisha wawe, 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 akira kwinjira mu mugisha wawe. Kandi aho so atageze Yesu arahakugejeje, aho nyoka atageze Yesu arahakugejeje. Agaciro batahawe Yesu arakabahawe. Hanyuma mugiye gutanga amasaziro meza, duhereze Imana icyubahiro. uwo mugore ahera ko araza abwira umugabo ati umuntu w'Imana yaje aho nari. Vuga ngo umuntu w'Imana. Umuntu w'iki? Umuntu w'iki? Umuntu w'iki? Ndagereka ngubwire rero, harahiriwe umugabo wicaye muri iri teraniro, ariko n'umugore wicaye muri iri teraniro umugabo adahari. Marayika yagusuye, marayika yagusuye, marayika yagusuye. Marayika agiye guhura n'umugabo wawe. Iyo ariyo ngiyo marayika yahuye nawe, marayika yamaze guhura nawe. Aho bari bahuye na marayika. Ngaho yaje aho narindi, kandi mu maso he hasaga n'aha marayika w'Imana. Hateye iki? Ubwire ngo ibintu Imana igukoreye biteye ubwoba, 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 ibintu Imana igukoreye. Abantu benshi baratangaye, ibintu Imana igukoreye. Ababyeyi baratangaye, ibintu Imana igukoreye. N'abarozi baratangaye, n'abarozi baratangaye, abakuvuze baratangaye. Ibintu Imana ikoze ni iby'agaciro. Mubwire ngo ni iby'agaciro, ni iby'agaciro, ni iby'agaciro. Wa mugabo we ni iby'agaciro, wa mukobwa we ni iby'agaciro, wa mubyeyi we ni iby'agaciro. Baravuze ngo iwanyu nta kintu kizahatamba, iwanyu ngo nta kiza kizahaturuka. Mumhorere mu kiganza mumubwire ngo byose niho biturutse, byose noneho niho biturutse, byose niho biturutse, byose niho byicaye, byose niho bitinze. Aho barwanyije niho Imana igiye gushira amatako, aho barwanyije niho Imana itinze, aho barwanyije niho Imana iraye, aho batinze. Ndakumva Mungu. Hanyuma abantu ndikumva bamaze gukira, ndumva abantu bamaze gukira, ndumva abantu bamaze gukira, ndumva abantu bamaze gukira. Imana yambwiye ngo Imana iri gukiza abantu, Imana iri kuvura abantu. Rero sansoma. Kandi Imana yambwiye ngo nta kujya kwa muganga guhari, Yesu yabakingiye. Hanyuma harimo bari bamaze iminsi bavuga ngo barumva bagiye kurwara indwara y'umutima. Imana yambwiye ngo irayihagaritse. Harimo batatu Imana ihagaritse. Jale para zelewa, ni wowe Yesu. Ngaho cyane gato yaje mbere kicyo, ariko Imana yavuze. Sinamubajije aho yaturutse, ariko sinigeze mubaza. Nawe ntiyambwiye izina rye, nawe ntiyambwiye izina rye. Ariko arambwira ati dore uzasama inda, ubyara umuhungu, kandi ati uhereye none aha ntukanywe vino cyangwa igisindisha. Ongera munkore mu kiganza mubwire ngo Imana iguhaye indi kondisiyo ya kabiri. Imana iguhaye indi kondisiyo ya kabiri. Imana iguhaye irindi tegeko rya kabiri.
Imana ikugarutseho bwa kabiri, munkore mu kiganza mubwire ngo ni amahirwe ya kabiri agarutse, ni amahirwe ya kabiri Imana igaruye, ni amahirwe ya kabiri yakujeho, ni amahirwe ya kabiri yaje. Imana yahinduye uburyo, Imana yahinduye umuvuno, Imana yahinduye umuvuno, Imana yazanye andi mahirwe ya kabiri ayo utatekerezaga, niyo Imana izanye muri iri teraniro. Urukundo rw'Imana ni rurerure cyane, urw'Imana idukunda ntawarurondora. Ni rurerure cyane, urw'Imana idukunda komera Imana amashyi. Urukundo rw'Imana ni rurerure cyane, urw'Imana idukunda ntawarurondora we. Urukundo rw'Imana, urukundo rurerure cyane, urw'Imana idukunda ntawarurondora. Ntawarurondora we, ntawarurondora, ayiwe ntawarurondora we, ntawarurondora, mubyeyi ntawarurondora we, ntawarurondora. amina, haleluya. akira kumvirwa mu izina rya Yesu, akira kumvirwa. Dore uzasama inda, uzara umuhungu, kandi ati uhereye none ntukanywe vino cyangwa igisindisha, ntukarye ikintu cyose gihumanya, kuko uwo mwana azaba umunaziri. munkorere mu kiganza mumbwire ngo umwana ubyaye nta maboko azamurwanya ngo amushobore. umwana ubyaye azaba umwe mu mateka y'umuryango. umwana ubyaye abaye igisubizo cy'umuryango wari utegereje. hanyuma ndi kumva Imana ivugana nanjye ngo ikintu cyose cyarwanyije ubuzima bwawe data ari kucyegeranya. ikintu cyose cyaguhagurukiye iyi Imana iri kucyegeranya, iyi Imana iri kucyegeranya. amagambo bakuvuze Imana iri kuyegeranya, imitego baguteze Imana iri kuyegeranya. kuzuza ko niyicarire. Abafilisitiya baherako baramufata bamunogoramo amaso, bamumanukana i Gaza, bamubohesha iminyururu bari barakuboshye. wari warabaye umucakara wabo, wari warabaye umucakara w'Abafilisitiya, wari warabaye imvugo y'Abafilisitiya. ariko uyu munsi wa none data aragucanguye, data agutandukanyije n'Abafilisitiya. Imana igukuye mu maboko y'Abafilisitiya, Imana igukuye mu buzima bw'Abafilisitiya, Imana igukuye mu bucakara bw'Abafilisitiya. soza bamunogoramo amaso, bamumanukana i Gaza, bamubohesha iminyururu, bamugira umusyi, ajya guhinga mu nzu y'imbohe, ajya gusya, ariko yinjizwa mu nzu y'imbohe. ahantu umaze igihe umaze igihe ubohewe, Imana igukuyeyo, Imana yakubohoye muri iri teraniro ry'abera. aho bakuboheye Imana yagukuyeyo, ibyo wakoraga ubucakara bagukoresheje Imana irahagukuye. soza ariko nubwo bari bamwogoshe umusatsi wo ku mutwe we wongera kumera. ibyawe biragarutse, ibyawe Imana irabizanye, agaciro kawe karaje. komera Imana amashyi menshi cyane, komera Imana amashyi menshi cyane. hanyuma mwibutse ngo Imana igiranye nawe isezerano, Imana igiranye nawe indahiro. hanyuma uyu munsi wa none ikintu Imana igukoreye, ikintu Imana ikoreye urugo rwawe,
ikintu Imana ikoreye abana bawe ntabwo kizigera kibagirana, ntabwo kizigera kibagirana, ntabwo kizigera kibagirana. Imana iguhaye agaciro utagira, Imana iguhaye kurya ibyo utariye, Imana iguhaye kwambara ibyo utambaye, Imana iguhaye kwakira ibyo utigeze wakira. Umusatsi wameze, amahirwe yameze, agaciro kameze, ibintu byose byameze, ibyo wari warabuze Yesu yabimejeje. Komera Imana amashyi menshi cyane. Tugiye gusenga, hanyuma data abagirire neza, data abagirire neza, tumuhereze icyubahiro. Hanyuma